ndasiga nibaza kuri iri jambo ndamagana ububi bw'icyaha cyangije mwene muntu kiramuhindanya asigara arembye. Imana itangira gahunda yayo yari ifitiye umuntu muri gahunda igitekereza kubigaragaza mu ijuru ryayo. Ubwo haba intambara, ibintu bihinduka ukundi. Imana ubwo yahindutse uko itariri, ubwo itangira gusuzugurwa, biracika biradogera. Ikibazo mu ijuru kirakomera. Rusufero ati sinzubaha iyo Mana imeze nk'umuntu kunyireba. Ubwo abamarayika bicamo ibice, ijuru ryose haba agahinda, ariko Yesu arahagoboka. Dore uburyo Imana ikunda umuntu. Imana yitegereza umuvurungano, iha amahirwe ibyo biremwa byayo. Abo ni abamarayika mbabwira ngo bihitiremo uwo gukurikira. Imana irumirwa ariko iratuza cyane ko yari ibizi bitaranaba, ko yari izi uko izabyitwaramo. Imana y'inyamakenga itanga umudendezo. Reka dushimire Yesu wahagobotse twari dushize, akemera gupfira mwene muntu wari wigurishije na Satani. Yaratabaye turatabarwa. Dore gutabara k'umwami Yesu. Yesu yaratabaye turatabarwa, urugamba rwacu ararunesha. Iyo atabaye turatabarwa, izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Yesu ni umwami ugira urukundo. Ibibona mubajije ibyaha byawe, uko wibona ugiye gupfa, ukurushaho kubikwereka ukaremba, maze wasaba imbabazi ukababarirwa. Reba Zaburi 51 uburyo Dawidi yahatakambye, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe. Kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Dushime Yesu wamubabariye, maze atuza umutima rwose, nawe yiteguye kukubabarira. Dore inama y'icyo wakora. Nawe mugenzi nkunda, urahabwa umukoro kuva none, wigira imbere y'iyo Mana, uyitakambira ibibazo ibyaha, maze uhabwe imbabazi utekana. Dore uko bigenda asobanukirwa. Mana ndaje nyereka ibyaha nakoze, ndagushima kubinyeretse. Mana yanjye komeza unyibutse ibindi. Iyo Mana irabikwibutsa, maze ku musozo bikagenda bigaruka. Uko bigenda byisubiramo, urayibwira uti Mana niba ari aho usoreje, Mana nyihera imbabazi zawe. Iyo Mana irakubabarira, ikaguha amasomo cyangwa indirimbo, ikaguha amahoro yo mu mutima, maze ako kanya ugatekana. Mbese nababarirwa nkabimenya. Dore ikizakubwira ko wababariwe, nuko uzumva ugize amahoro, kandi wari wamazwe n'agahinda, utekane kubera imbabazi z'Imana. Humura shikama mugenzi, urabe maso wowe uri ku rugamba, Satani ataguca urwaho akagutakaza ukahasebera. Ariko humura Yesu arahari, aduha amasezerano adukomeza, ati umuntu abaze ndabatabara, ngibi ibyo kurya by'abagenzi. Ni intwari itagira uko asa, ni umutabazi aho rukomeye, yaratsinze turatsindishirizwa. Yesu wacu ashimwe iteka.